Yep, bakunzi bo Mugikari TV, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri top 7 abantu barindwi bivugwa ko bafite amamoko mu Rwanda. Kimwe nuko tuzakorana part 2 y'abandi kuko ni benshi cyane, ni benshi. Ku mwanya wa karindwi turasanga witwa Wycliffe Tugume, uzwi nka Yaki Benda, akaba ariwe CEO wa Mpaka Records, akaba n'umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo mwiza, akaba n'umuproducer ukorera Uganda Kampala. Yavukiye na Guru Estate muri Uganda, muri Kireka Kampala mu 1901 mu kwezi kwa 11 tariki 11. Avuka ari umwana wa karindwi mu bana 8. Avuka kuri Alex Tugume na nyina Luce Makanyi. Urumva ko nyina niwe munyarwanda nkuko bivugwa, niko bajya numva bavuga kenshi cyane ngo nyina ni umunyarwanda, nyina ni umunyarwanda. Nanjye negeranyije kino cyegeranyo ngo ndebe koko cyaba ari byo. Gusa mama we nkuko nari mbivuze yitwa Luce Makanyi. Uyu Yaki Benda yize muri Algeria, afite impamyabumenyi ya mbere muri engineering, yakuye muri Anaba University. Ibyinshi nyine kuri Yaki Benda bijyari ari amabanga, ariko ibyinshi tuzi twebwe tumuzi nk'umuhanzi, ari nawe ufite hit ya Muna Kampala. Ni nyinshi izo nizazwiho, izo nizo yagiye amenyekanaho cyane cyane, nayo yanamugize uwari wizisa Muna Kampala. Abantu benshi barabizi, baramuzi. Tube tumuvuyeho twigire ku mwanya wa gatandatu. Turahasanga Miss Kenza Joanna Amerto. Uyu yabaye Miss w'Ububirigi. Uyu Miss Kenza Joanna yavutse muri 2002, avukira Bruxelles mu Bubirigi. Nyina ni umunyarwanda, yitwa Gakire Joseline. Uyu yabaye Miss wa Belgique mu mwaka wa 2024 ariwo turimo, aho yari ahigitse abandi bari bahanganye, harimo abakobwa benshi bari bahanganye, harimo abakobwa 32 bose yarabahigitse, yegukana ikamba rya Miss Belgique. Tujye ku mwanya wa gatanu. Turahasanga Colonel Nyungura. Uyu Colonel Nyungura benshi mu muzi nk'umuhanzi, benshi mu muzi nk'umuhanzi, muzi ibihangano byiwe nubwo bigoye zino saha kuba ari umuntu wabaza indirimbo yiwe agahita yikubwira. Uyu Colonel Nyungura yavutse mu 1977, avukira mu Budage, akaba afite ababyeyi b'Abanyarwanda bombi. Yakuriye mu Rwanda i Kigali. Nyuma yo kuva mu Budage, urumva ababyeyi bahise bimukira mu Rwanda, baza kuba mu gihugu cyabo cy'amavuko. Na Colonel Nyungura bari haza gukurira. Ise yitwa Emile Nyungura. Abamuzi bamuzi ngo ari umunyapolitike, akaba yari umuyobozi w'ishyaka rya ishyaka rya PSD. Kandi Colonel Nyungura n'abandi banyarwanda bose nyine yaje kugirwaho ingaruka na genocide. Yaje kugirwaho ingaruka na genocide ko niyo yaburiyemo ababyeyi be bombi, aburamo abavandimwe biwe. Birangira Colonel Nyungura avuye mu Rwanda ajyanywe n'inshuti y'umubyeyi biwe, mujyana mu Budage. Atariho yaje no kumara igihe kinini, yaje kuhava ajya muri Canada, muri Quebec. Ubu ni hasigaye atuye. Ni umuhanzi hanze aha ngaha, ni umuhanzi. Ushaka kumenya indirimbo ziwe wasimbukira kuri channel yiwe ya YouTube ukareba indirimbo ziwe, kuko afite indirimbo nyinshi nziza.
aho muri izo ndirimbo zimwe mu zo nabasha kukubwira afite amahita yagiye akora harimo Avec Classe, hari Copilot, hari yitwa Heaven ndetse n'indi yitwa Iwacu. Uyu Corneille Nyungura yashakanye n'umunyamideli w'umunyakanada ukina filime, akaba yarashakanye n'umunyamideli witwa Sofia. Uyu munyamideli akaba anazwiho mu kuba ari umwateri mwiza w'amafilime agiye atandukanye yagiye agaragaramo. Bakaba barashakanye muri 2006, bafitanye umwana umwe. Tumuzi uwo nguwo twigire kuri number 4. Kuri number 4 turasanga uwitwa Sheila Silva. Uyu benshi muramuzi hano mu Rwanda, afite na foundation imwitirirwa irimo abana bafite talent, bafite talent ari ukubyina, ari ukuririmba, n'abahanga, n'abana b'abahanga bigaragarira buri umwe wese ubashe kubona performance zabo zigiye zitandukanye. Uyu Sheila Silva yavukiye mu Bwongereza, akaba nyine ari umubyinnyi nk'uko nari mbivuze. Yavutse kuri papa we w'umunyarwanda wishwe muri genocide mu 1994. Nibwo nyina Florence Silva yamujyanye i Londres mu Bwongereza. Uyu yaperforminze mu birori bigiye bikomakomeye byinshi, harimo n'aho yagaragaye mu birori byari birimo nyakubahwa Perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, ndetse na famiye yiwe. Uyu Sheila Gashumba urumva ko nyine nawe atari umuntu uri aho ngaho woroheje, nawe ari mu bantu bakomeye just. Dukomeze tugere kuri nimero 3, turasanga Miss Sonia Roland. Yavutse mu 1981. Uyu yavukira i Kigali mu Rwanda. Nyina ni umunyarwanda naho se ni umufaransa. Baje kuva mu Rwanda bajya i Bujumbura mu 1990. Nyuma yaho naho nibahatinze, bahavuye mu 1994 bahava bahunga intambara yari iri kubera i Burundi, iyo bise ngo ni civil war. Iyo ngiyo yatumye bava i Burundi, yisanga Sonia yisanga mu Bufaransa, ariho yaje kuba ari naho nyine akurira, amenyera ubwenge, aza no kuba ari naho yambariye ikamba ryiwe, ariyo mpamvu tumugarukaho. Yambaye ikamba mu 2000, atsindira kuba Miss w'Ubufaransa, ndetse aza no kwitabira Miss Universe muri uwo mwaka, abasha kuyegukana. Ubu ngubu akazi azwiho cyane no gukina filime, n'umwakiteri nyine n'umukinnyi wa filime. Ku mwanya wa 2 turahasanga umunyarwanda witwa Nshuti Gatwa Mizero. Uyu Nshuti Gatwa Mizero yavukiye Nyarugenge Kigali, yaje kujya kwiga muri Scotland, ari naho yatangiriye kwamamara kwiwe. Kandi uyu Nshuti Gatwa Mizero, ku bantu batamuzi, ni umukinnyi wa filime, ni umwakiteri wa filime. Nibyo yagiye agaragaramo, kuko nk'ahangaha yagaragaye muri filime y'uruhererekane yitwa Sex Education. Abayirebye baramuzi cyane, ni umwe mu bakiteri nyine u Rwanda rwungutse, unazi no gukina neza. Ku bantu babashije kureba filime yiwe, rwose nta batangabuhamya beza bo kubihamya yuko ni umukinnyi mwiza. Ariko uyu Nshuti Gatwa Mizero ubu ngubu ari kubarizwa mu Bwongereza, mu ruganda rwa sinema mu Bwongereza nyine ni akina, ariko cyane cyane agaragara muri sinema za Hollywood. Kandi Hollywood ni nayo tuzi nyine ko ari ikinisha amafilime cyane. Uyu kandi Nshuti Gatwa Mizero yagaragaye mu yindi yitwa Dr.
izi zose ni zimwe muri filime yajya agaragaraho cyane cyane zinaca no kuri Netflix, abayifite mwabasha no kwigiraho mukirebera. Gusa n'umwe mu bakinnyi beza u Rwanda rwungutse, nubwo adakinira mu Rwanda ariko ni afite ibendera ry'u Rwanda, brand ambassador w'igihugu. Nk'abanyarwanda tugomba kubya dukomeje gataya ku mwanya wa mbere turasanga icyamamare kizwi cyane ro ku isi yose ari we Paul Van Havel, uzwi cyane nka Storo Maya. Uyu yavutse mu kwezi kwa gatatu kuri 12 mu 1985, avukira i Buruseli mu Bubiligi. Avuka kuri nyina w'Umubirigi ndetse na se w'Umunyarwanda. Uyu Stromaya ni umusitari muri Europe, yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Papa Ute ndetse na Formidable. Akaba ari zitazo zonyine azwiho no kuri zindi cyane nka Kanseri, imwe mu ndirimbo yagize influence nziza. Stromaya ifite indirimbo nyinshi z'amahita, ariko izo ngizo Papa Ute, Formidable nizo zamenyekanye cyane hano mu Rwanda, cyane nizo twamenye, ni nazo twanabyinnye cyane. Ubwo yaherukaga hano mu Rwanda ubwe yabyigarukiyeho, arongera bisubiramo ko umubyeyi wiwe w'umupapa w'umugabo ari umunyarwanda. Yanabashe no guhura n'ababyeyi biwe yabashe guhura n'abavandimwe biwe abavukana kuri papa, ariko nyine badahuje nyina nk'ibisanzwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Uyu tugaruke kuri Stromaya, kandi ikindi azwiho nuko afite indirimbo ariyo Papa Ute, ikaba ari imwe mu ndirimbo nimero ya 2 ku rutonde rw'indirimbo zimaze kurebwa cyane kuri YouTube zirimo ururimi rw'igifaransa, aho indirimbo yiwe yarebwe na biliyoni 1 views nyine tuzabashe kumurebera ibihangano byiwe. Uyu Stromaya muri ino minsi ntago ari kuvugwa cyane, nta nubwo ari no kugarukwaho cyane, ariko umwe mu bantu bahari bakora. Ndejo wundi ashobora kugaruka kongera akadushingamo akandi karubomu nyine akadukaragamo akandi karubomu, dore ko abahanzi nk'aba b'ibyamamare bafata igihe kinini cyo kubanza kwitekerezaho no kubanza koroganiza ibintu byabo neza kugira ngo bataza baba bagaragara bashishuye nk'abandi. Anyway, reka tugarukire aha ngaha, tuzakomeza tubakorera ibyegeranyo byinshi kuko hari abahanzi benshi hanze aha bazwi banakomeye twagenda tugarukaho cyane. Ngubu aravuga ngo Eddy Kenzo nayo ni umunyarwanda, ariko simbizi neza ko amakuru ambaye mfite. Dufite n'undi wenda twibagiwe, Liliane Mbabazi. Dufite benshi cyane, ari n'abakiri kuzamuka za Uganda barimo baramenyekana benshi cyane, tuzagenda tugarukaho mu minsi iri imbere. Kaducumbikira aha ngaha, mbibutse gukora sub ku muntu utarayikoze, ntiwibuke no gukanda kuri ako kazogera kugira ngo ibintu bijye bikugeraho 5 bye. Mwari kumwe na Ngiyi, nakagaruka.